Duhaye ikaze mwese abaduteze amatwi ndetse n'amaso, ahangaha n'ubundi ni kuri Shaka Provisoire, turacyakomeje gukosora ibibazo bigenda byitabwaho bari gutegura iki kizamini cya Provisoire. Abari kwiga amategeko y'umuhanda muhawe ikaze, twagiye n'ibibazo by'uyu munsi. Ikibazo cya mbere noneho kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ahangaha baduhaye icyapa none bari kutubaza ngo mbese iki cyapa gisobanura iki? Dore ngiki murimo kucyitegereza cyane mukakibona, none mbese gisobanura iki? A. Hanyurwa mu cyerekezo kimwe. B. Ntihanyurwa. C. Umuhanda udakomeza. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ahangaha iki cyapa gisobanura iki? A. Hanyurwa mu cyerekezo kimwe. B. Ntihanyurwa. C. Umuhanda udakomeza. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None wowe ahangaha igisubizo wahitamo ni ikihe? Ahangaha igisubizo ni B. Mu by'ukuri iki cyapa gisobanura yuko aha hantu hatanyurwa, ahantu uba ugeze ntabwo hanyurwa. Igisubizo ni B. Ntihanyurwa. Ikibazo cya kabiri, birabujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Birabujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. A. Mu duhanda tw'abanyamagare. B. Mu duhanda twagenewe velomoteri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe wahitamo iki? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Ahangaha igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe guhagarara akanya kanini mu duhanda tw'abanyamagare ndetse no mu duhanda twagenewe velomoteri. Igisubizo ni C. Icya gatatu, ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa A. Abanyamaguru. B. Ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva igisubizo cyawe ari iki? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Nizere yuko rero wateguye agakayi kawe uri kugenda wandika kugira ngo ubashe kumenya urwego ugezeho wiga amategeko y'umuhanda, byagufasha cyane kurushaho. Ahangaha igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Twihuse cyane ku kibazo cya kane. Iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Mbese ni igihe kingana gute? A. Ibyumweru 2. B. Amezi 2. C. Ukwezi kumwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ahangaha wowe uzi yuko bikorwa mu gihe kingana iki? Ese ni A. Ibyumweru 2. B. Amezi 2. C. Ukwezi kumwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni B. Ni amezi 2. Icyo gikorwa mu gihe kingana n'amezi 2. Ikibazo cya gatanu. Ku mihanda yagenwe na Minisitiri ubifite mu nshingano, ibyapa bikurikira ni ibyapa biburira n'ibyapa byerekana bigomba kugaragazwa kuva bwije kugera bukeye n'urumuri rwihariye cyangwa
amatara ku mihanda cyangwa ibintu ngarurarumuri. Igihe ijuru rikeye intera y'ahagaragara igomba kuba nibura ku mihanda yagenwe na minisitiri ubifite mu nshingano. Ibyapa biburira n'ibyapa byerekana bigomba kugaragazwa kuva bwije kugera bukeye n'urumuri rwihariye cyangwa amatara ku muhanda cyangwa ibintu ngarurarumuri. Igihe ijuru rikeye intera y'ahagaragara igomba kuba nibura a. metero 50, b. metero 120, c. metero 150, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo mbese ni iki? Ese ni a. metero 50, b. metero 120, c. metero 150, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko igihe ijuru rikeye intera y'ahagaragara igomba kuba nibura ari metero 100. Rero ntabwo baduhaye iki gisubizo mu byo baduhaye, niyo mpamvu twahisemo d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatandatu, mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? Mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka, mbese wakora iki? a. kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, b. kutayitaba, c. gushyira imodoka iruhande ukayitaba, d. b na c ni ibisubizo by'ukuri. Mbese wowe wahitamo iki? Ese ni a. kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, b. kutayitaba, c. gushyira imodoka iruhande ukayitaba, d. b na c ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha igisubizo ni c. Igikwiye ni ugushyira imodoka iruhande ukayitaba. Mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka, ushyira ikinyabiziga cyangwa imodoka utwaye uyishyira iruhande ukabanza ukitaba iyo telefone. Ikibazo cya karindwi, umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuraho ibumoso. Umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuraho ibumoso. Ahangaha iki ni ikinyabiziga kimuri imbere, none aritegura kunyuraho ibumoso. None rero twumve ibyo batubwiye hepfo. a. nshobora kumunyuraho nyuze iburyo, b. sinshobora kumunyuraho, c. nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. wowe wahitamo iki? Ese ni a, b, c cyangwa ni d? Ahangaha igisubizo ni c. Mu by'ukuri nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. Nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. Twihuse n'ikibazo gikurikiyeho cya 8. Iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa batweretse ahangaha mbese gisobanura iki? Ahangaha baduhaye ibisubizo tugomba guhitamo a. Mbese gisobanura tanga inzira, b. icyago, c. icyerekezo kimwe, d. ntihanyurwa. Mbese iki cyapa gisobanura iki? a. tanga inzira, b. icyago, c. icyerekezo kimwe, d. ntihanyurwa. Ahangaha igisubizo ni a. Iki cyapa kibwira umuyobozi w'ikinyabiziga ko akwiye gutanga inzira. a. tanga inzira. Ikibazo cya 9. Buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6. Umuyobozi abariwemo. Igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6.
umuyobozi aba ariwemo. Igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Abo ni bande rero? A. Umuyobozi. B. Umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C. Ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Mbese wowe urumva ari ikihe? Ese ni A. Umuyobozi. B. Umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C. Ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ngaho tubwire wowe urumva ari ikihe? Ahangaha igisubizo ni D. Ibisubizo baduhaye byose ni ukuri, kuko iki kinyabiziga kigomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe umuyobozi, umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, ndetse ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Ikibazo cya 10. Amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara afite amabara akurikira. Amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Mbese ayo mabara ni ayahe? A. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B. Ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Ngaho hitamo. Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Mu by'ukuri nizere ko bamaze guhitamo. Ahangaha igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ayo matara aba afite amabara akurikira, ariyo: amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Ngaho rero twakomeje ku kibazo cya 11. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Iryo bara mbese ni irihe? A. Umukara. B. Umweru. C. Ubururu. D. Umutuku. Muri aya mabara ane, mbese icyo cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rihe muri ayo ngayo ane? Ahangaha igisubizo ni B. Mu by'ukuri ni umweru. Igisubizo ni B, ni umweru. Uramutse usubiye inyuma, icyo cyapa twakibonye mu bibazo byabanje, wagenda ukareba koko ko ari umweru. Twihuse cyane rero ku kibazo cya 12. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru. Kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini iyo kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ni ibihe rero? A. Metero 1. B. Metero 2. C. Igice cya metero. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese
igisubizo cyaba iki? Ese ni A metero imwe, B metero ebyiri, C igice cya metero, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Nizere ko bamaze gusubiza, gusa ahangaha igisubizo ni A. Agomba kubasigira akayira gafite byibura metero imwe y'ubugari. Noneho ikibazo gikurikiyeho cya 13, ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ayahe rero? A itara ndangamubyimba, B itara ryerekana icyerekezo, C itara ndangaburumbarare, D ibisubizo byose ni ukuri. Ngaho rero reba nawe umbwire. Nizere ko wamaze guhitamo. Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Ahangaha igisubizo ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Nicyo gisubizo dufite ahangaha. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa baduhaye ahangaha mbese gisobanura iki? A birabujijwe gukata iburyo, B tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo, C kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo, D nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Mbese wahitamo iki? Se ni A birabujijwe gukata iburyo, B tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo, C kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo, D nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Wahisemo ikihe? Ahangaha igisubizo ni A birabujijwe gukata iburyo. Iki cyapa gisobanura ko bibujijwe gukata iburyo. Ukikibona ugomba kumenya ko hatemewe gukatwa, ntibyemewe gukata iburyo. Ikibazo cya 15, ibinyabiziga bikoreshwa nka taxi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Ibinyabiziga bikoreshwa nka taxi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Ni ubuhe buryo rero? A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, B ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso, C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, D A na C ni ibisubizo by'ukuri. Ngaho nawe tubwire uko ubyumva. Ese ni A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, B ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso, C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, D A na C ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha rero igisubizo ni A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. 16, imirongo yari iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo igaragaza: A ahanyurwa n'amagare na velomoteri, B ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, C ahanyurwa n'abanyamaguru, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo ikihe? A, B, C cyangwa D? Ahangaha igisubizo ni C, ni ahanyurwa n'abanyamaguru, ni C. 17, amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru.
Amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ibyo binyabiziga rero ni ibihe? A. Ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ibinyabiziga bikora ku mihanda. C. Ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mbese wowe wahitamo iki? Ese ni A. Ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ibinyabiziga bikora mu mihanda. C. Ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Koko igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ibinyabiziga ndakumirwa ndetse n'ibinyabiziga bikora mu mihanda nibyo bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibyavuzwe haruguru. Ikibazo cya 18. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni A. Kilometero 70 mu isaha. B. Kilometero 40 mu isaha. C. Kilometero 25 mu isaha. D. Kilometero 20 mu isaha. Mbese wowe ahangaha ni ikihe gisubizo ubona cyaba ari cyo? Ahangaha igisubizo ni C. Ni kilometero 25 mu isaha. Igisubizo ni C. Kilometero 25 mu isaha. Ikibazo cya 19. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Iyo ntera ni iyihe rero? A. Metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B. Metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C. Metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo iki? Se ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Ahangaha igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo mu byo baduhaye, kuko itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ya metero 20 ku manywa ndetse na metero 150 nijoro. Rero igisubizo ahangaha ni D. Nta gisubizo cy'ukuri mu byo bari baduhaye cyari kirimo. Ikibazo cya 20 nicyo cya nyuma. Ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki gihe umukozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso? Ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki gihe umukozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso? Iki kimenyetso bari kugaragaza ahangaha. None wakora iki gihe umukozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso kandi mu masangano usanze ibimenyetso bimurika bidakora? A. Gukata ibumoso gusa. B. Gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. C. Guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. D. Komeza imbere gusa. Mbese wowe wakora iki? A. Gukata ibumoso gusa. B. Gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. C. Guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. D. Komeza imbere gusa.
Ahangaha igisubizo ni se, ni uguhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, kuko aba ashaka ko uhagarara umwanya muto, noneho akaba yagira icyo akubaza cyangwa akubwira. Rero turabashimiye mwese mugeze kuri uyu munota mugikurikiranye, ni kuri Shaka Provisoire. Turabashimiye cyane, ndetse na mugenzi wawe uzi waba ukeneye amasomo nk'aya ngaya, niba ubona yagufashije ushobora kumuhamagara cyangwa ukamwoherereza link, nawe akaba yakurikirana amasomo nk'aya ngaya. Turabashimiye, naho ubutaha.